dutangiranye umudamu ari kumwe n'akana ari kuri video call, ariko ikigaragara cyo akana bari kumwe kari gafite igibobe. Ntago mbise neza ngo se kakana bari kujyana hehe. Barakwereka umudamu yakomeje kugenda yihuta cyane, ahita yurira ahantu hari aho ngaho. Sinzi neza kuri amwana ari washe kuhurira. Akana kakomeje kurira bisa naho biri kukananira. Umudamu yahise kugera ku modoka bwangu, arangiza ahita yinjira mu modoka asiga akana aho ngaho. Yo akana kamaze kurira kagira ngo kagende gasange mama wako, birangira bikananiye. Ako kanya imodoka yita igenda. Yo akana gasigara aho ngaho disi. Wibuke neza ko uyu mudamu ataye akana ke. Yo akana kasigaye karira disi gafite na cya gipope, ubona ko nakayobeye disi kahise kagaruka inyuma gatangira kugenda ariko karira. Umudamu nawe akomeza kugenda mu modoka yishimye, ariko utazi ngo uyu mudamu ese bimugendekeye bite kugira ngo asige kariya kana. Ndagira mutegereze nutaza kugira akantu cikwa. Umudamu yakomeje kugenda yishimye cyane, ahindukiye mu modoka abura umwana. Akimara kubura umwana, ikigaragara cyo yahise atubwenge nawe atumutwe, aravuga tuko byamira ko sura mwana ndamusize. Yebaba we yabuze uko bigenza, aratakamba cyane aravuga ati hagarara bwangu, hagarara rwose size umwana kandi ntago naza kubona ukuntu nsobanura. Umudamu yakomeje kuvuga gutya, arangiza aratakamba cyane aravuga ati mbabarira uhagarika imodoka mvemo njye gushaka akana, ati kuko ndamusigize mu rugo nagafite byaza kuba ibibazo. Umudamu yahise ava mu modoka gitaraganya, imvura yari yanaguye, arangije areba hirya no hino, ahita asubira inyuma bwangu yirukanka cyane ngo ajye kureba kakana. Yo imvura yari yamaze kugwa, arangiza agaruka handi imodoka yahagurukiye, arangiza akana arakabura. Yo yari yashyushye mu mutwe, ubona ko atanarwambaye disi kandi ubona ko byari maze no kumurenga. Yo ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Yakomeje kwirukanka cyane, akana nako kari katangiye kugenda kageraho karanarambirwa. Hari inyubako kaje kinjiramo, karangije kwinjira muri iyo nyubako kari kanarise disi, ubona ko gahinda kakishe, kagenda gataka kavuga ati mama kakomeza kugenda gahamagara mama wako. Yo kageze aho ngo disi gatangira kumanuka ya masikariye gake gatangira kumanuka amasikariye kitonze, ariko ubona ko disi agahinda kakishe kari kubaza ati mama wako ari hehe. Kari kakomeje kumanuka ayo masikariye, ubona ko disi byana karenze, ubona ko disi gakomeje kubabara cyane, gategereje kuba kabona mama wako. Yo wibuke neza ko mama wako nawe ari kuza asa nahaje kukareba. Wibuke neza ko yari yibagiwe, ugendagira ngo mbone no kubigisha tujya tugira isomo two kujya turangara. Akana kakomeje kugenda inkweto zigashyuhiraho, karangize karaza gakuramo inkweto ndetse n'amasogisi, karaza hari ahantu hari amazi hafi aho ngaho. Yo karangije disi gatasha ku buryo kakozamo ibirenge, gatangira guseka disi kubera ko ibirenge byari byagashyuhiyeho, gatangira guhoza ibirenge kuko byari byashyushye. Yo kakana disi kazi n'ubwenge kakomeje kwishima. Ako kamwanya mama wako akomeza kuza yirukanka cyane gitaraganya avuga ati uriya mwana ndamukura he mwaka byaramwe. Wibuke neza akana kahise kagenda muri ako kamwanya gasubira muri ya nyubako handi kari kandi wibuke neza ko kamwanya niho uwo mudamu yari amaze kugera. Umukobwa yari amaze kwagera mama w'akana. Akana neza yahageze gasubiye mu nyubako, yahise akomeza kwirukanka cyane ngako akana kahise kinjira mu nyubako gatangira kwikinira bisanzwe, gatangira disi kari kamaze kwiyakira, kamaze kubura mama wako. Akana gakomeza kugenda kegera imbere gasatira nkaho kari kugenda gasa naho kinjira mu nyubako nyirizina. Kari gafite igipope cyako nago kari kigeze kakijugunya, sinzi naho kari gakuye icyo kurya, kangako kari katangiye gufata icyo kurya. Muri ako kamwanya wa mudamu yahise yinjira muri ya nyubako ngo arebe kabona kakana. Ako kamwanya kandi aho hose ubona ari gukata, umwana yamaze kuhanyura. Yo umwana yamaze kuhaca, ariko ikigaragara cyo nuko uyu mudamu yabonye akana karenga, arangije disi akomeza kukirukankaho avuga ati hagarara ndagushaka nakubuze. Yo arangije akana disi akomeza kukirukankaho, akana kari kamaze kurenga, kakomeje kugenda nako kiyakiriye, ubona ko kamaze no kunanirwa, ariko kari gafite igipope kanze no kugishyira hasi. Yo kakomeje kuza disi katangira no gukomeza kurira, kavuga ati mama tinda kubona gute, ati kuki wanaye ukaba wagiye. Yo akana kakomeje gutambuka kagenda, gakomeza kugenda imbere, umudamu nawe asigara inyuma ariko gashaka cyane. Akana byagezeho disi ubona ko kacitse n'intege, kakomeje kurira, ubona ko byana kayobeye, kakomeje gukata mu nyubako. Iyi nyubako yari nini cyane, ubona ko akana disi utamenya ngo byakagendekeye gute cyangwa se biraza kurangira gute. Yo akana madamu umugore yakomeje kuzayirukanka cyane, ahita akingura urugi rwari ruri aho ngaho, ahita yinjiramo bwangu agira ngo arebe akana. Yari yanananiwe cyane, yirukasi nayo ibirenge byamushyuhiyeho, ariko mu by'ukuri wabonaga ko yanarushye cyane kandi yanananiwe. Yo ako kamwanya disi yahise agwa igihumure, ahita yitura hasi kubera ko yari yamaze kugenda. Wibuke neza ngako akana karaje disi, ikigaragara cy'akana ntago mbizi neza niba kari bubashe kumubona, wenda akana kamubonye byahita byoroha. Akana karaje gahita gakinira iruhande rwaho mama wako yarari, disi kahita kabona ishashi yari irimo utuntu, ntago nzi ishashi ngo irimo uduki, ariko akana kari kicaye neza iruhande rwa mama wako. Kwari ugutera intambwe imwe gusa kagahita kagenda, kagahita kamusatira, kagahita kamubona, bikaba biroroshye. Ariko disi akana kakomeje kuguma aho ngaho na mama wako kubera ko yari yamaze kwirukanka cyane, yanananiwe, yari yamaze kugwa igihumure. Yo yamaze disi ubona ko agategera nako yaryamyeho. Akana kakomeje gufata yashashi gatoragura utuntu twari turimo, ntago nzi ngo ni uduki, ariko akana kakomeje guhaguruka disi katanarebye muri iryo gundi ryari riri aho ngaho,
kagahita kabona mama wako. Yo dore akana kafashe inzira karigendera kadakebutse ngo karebe mama wako. Yo kakomeje kugenda disi gafata inzira karirukanka, ubona ko disi byanakayobeye kandi neza kari guhita gahindukira kagahita kabona mama wako. Mama wako muri ako kanya yahise akanguka, akimara gukanguka ikigaragara cyo nuko amavunane yaramaze gushira. Akimara gukanguka yahise abona akana kari kurenga gafata inzira kari kugenda. Yo arangije akomeza kugahamagara yirukanka cyane, akomeza kugahamagara akomeza kwiruka, ariko biyoranga bibi by'ubusa. Akana kari kamaze kurenga, akana kakomeje gufata inzira karigendera, gakomeza no kwirukanka cyane kihuta disi, ubona ko nako byakayobeye. Yo disi witegereze neza, umudamu yakomeje kuza yirukanka cyane, yari akimara gukanguka ariko byamurenze. Yahise aruhukira kuri polisi, aza kubaka ubufasha nta no gukomanga no kugira gute, arababwira ati mumfashe. Umupolisi aramubwira ati ntabwo ari uko binjira ahangaha, ati ni iki kibazo ufite. Arangije abereka agafoto k'umwana ati nabuze umwana wanjye, ati mwamubufasha mwakabyara mwe ndabinginze. Yo arangije umupolisi aramubwira ati ibyo ntabwo ari hano waza kubivuga, ati kandi kwinjiramo ahangaha ntabwo ari ukuzuzanya agasuzuguro cyangwa se winjira uko ubonye, ati ahubwo sohoka usubire hanze ujye kureba ubufasha ahandi. Umupolisi umukobwa yakomeje kumutekereza ati nabuze umwana ntako nagize, ati ariko mwamubufasha. Umupolisi yakomeje kumubwira ati niba ushaka umwana nyine jya gukomeza umushake, ntabwo winjira ahangaha uko wiboneye, urabanza ugakomanga cyangwa ugategereza, ahubwo sohoka uvangaho ugende. Yo umukobwa bahise bamusohora uwo mudamu, barangije disi arasohoka afata inzira arongera aragenda. Umupolisi nta serivisi yaramuhaye, nta n'ikintu yaranamufashije. Barakwereka akana hari ibimashini byari biri aho ngaho by'imodoka byashaje, akana imvura yari yamaze kugwa ari nyinshi, karagenda kiyugamiramo disi. Arangije hari umugabo ku ruhande wowe niba ari umuzama niba ari iki ntabwo tubizi, yahise abona kakana. Arangije aragenda asanga abona ahantu kitsimbye mu kimashini n'igipope cyako. Arangije arakabwira ati dore ukuntu kino kimashini ari cyiza, ati nakibonye ndazanye yiyugamiramo. Umugabo atangira kukabaza ati mama wawe bite, ati papa wawe bite, atangira kumubaza amazina. Akana ikigaragara cyo disi ntago kari kabizi, ahubwo yakabaje ati waturutse hehe, ati navuye harandaza mpita niyungamiramo hangaha, ati kubera ko imvura yari imaze kugwa. Umugabo yahise aterura kakana disi akomeza kugaterura ubona ko anishimye, arangije arakajyana. Yo kari kakugamye ahantu mu bimashini byashaje, yahise akazanira umudamu wari uri aho ngaho. Arangije uwo mudamu yari ari kubara amafaranga, arangije aravuga ati abwira ikigaragara cyo nuko uyu nyiri ibi bimashini uyu ari mama we. Arangije aramubwira ati dore akana noraguye muri bya mashini, ati ariko warasaze, waretse kumvangira ngabanza ngikorera imibare ukareka kuza unzanaho ibindi bintu byinshi, waretse kumvangira imibare yanjye nkayikora neza nuje ukareka kumvangira. Ati si mama narwo wishimiye kano kana amaze gutoragura, ati kubera iki, ati musoke mu gihanza ahubwo mumvane hakavuyo, shira uwo mwana hasi ubundi musoke mugende. Ndagira ngo ngushimire wese twatangiranye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, mwibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzajye ucikwa nagasobanuye Inganzo TV show tubagezaho. Hanyuma rero mboneraho no kugushimira wese twabanye, ikigaragara cyo nuko byarangiye uyu mudamu yemeye gufasha kano kana. Ntuzazi kucikwa nagasobanuye ku busitaha, ndabashimiye.